muri aho abakurikirana urubuga Yesu dore wa mukobwa mushiki wanyu aje kubaganiriza ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana yongeye gushyira ku mutima we, nubwo iki kiganiro tugitangiye bugorobye, niko Imana imuhaye mesaje ngo ayizanire abakurikirana urubuga Yesu. Yego, Niriwe neza, turabasuhuje aho muri hose. Kuri uyu mugoroba tubazaniye insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana. Twari tubakumbuye cyane, turabasaba ngo aho muri hose mudutege amatwi kandi mubane natwe tubane namwe mu jambo. Nuko rero ijambo ry'Imana riratubwiye, riravuga ngo riri muri Matayo ibice 5 umurongo wa mbere kugera kuri 5. Aravuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abafite inzara n'inyota ry'ijambo ry'Imana kuko aribo bazabona Imana. Udafite umutima uboneye ntabwo azabona Yesu. Muri iyi minsi turimo rero ni iminsi urisha abagenzi, ni iminsi igoranye, ni iminsi ivunanye, ariko muri ugu mugoroba nje kubabwira ngo hahirwa ufite umutima uboneye ko aribo bazabona Imana. yego, urababwiye ngo abafite imitima iboneye nibo bazabona Imana. Ese urabona abantu bafite imitima iboneye, urabona ko tugeze mu isoza ry'umwaka. Ese uragira ngo binjire mu mwaka bafite imitima iboneye? Sesengura neza kugira ngo abantu basobanukirwe icyo ushatse kubabwira. Icyo nshatse kuvuga ni uko niba uyu mwaka ushize wari uri mubi cyane, uhindura ingamba. Niba warasengaga ugasenga uri kuryarya Imana, uyu munsi itariki ya 7 usengane umwete kandi usenga utajyajya Imana, kubera ko narasomye ngo iyo nzira naho umuntu yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba, ariko abandi imitima abandi bazayinyura, kubera ko nyine ugomba kuba uri umukristo ariko Imana itakubona. Ubwo nyine ugomba kuba ubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukabaho uri umunyamagambo, ukabaho uri umunyamatiku. Icyo gihe ufite umutima uboneye, kubera ko umutima uboneye we, umuntu wese ufite umutima uboneye atanga ibyiza, ariko ufite umutima utaboneye nta cyiza atanga. Yego, umuntu uba ufite umutima uboneye ni nk'uwuhe se? Ni umuntu uba usenga? Ni umuntu uba ugirira neza abantu bababaye? Ese sobanurira abantu kugira ngo bagende barushaho kumva topiki y'ikiganiro. Yego, Umuntu uba ufite umutima uboneye ni umuntu ufasha uwo ari we wese abonye, kandi ni umuntu ufasha atarebye ku masura, ni umuntu ufasha atarebye ngo uyu ndamuzi cyangwa se uyu simuzi, ahubwo ni umuntu ufasha uwo ari we wese ubabaye, agafasha abakene, akambika imfubyi, agafasha abapfakazi. Uwo nguwo niwe ufite umutima uboneye. yego, umutima uboneye rero. Ese muri ibyo no kuzabihemberwa mu ijuru, mu gihe tuzaba tugiye mu ijuru dupfuye cyangwa se dusesereye isi, no muri abo bazaba bafite umutima uboneye? Yego, sobanura kugira ngo abantu barusheho kumva iki kiganiro cyacu, nubwo tugikoze bwije, kugira ngo babyumve. Ese barasoza umwaka bafite uwo mutima uboneye? Bibasobanurire. Nabakangurira kugira ngo niba wari ufite umutima mubi, uhindura ingamba, usoza umwaka ufite umutima mwiza. Yego, urabona muri iyi minsi turi mu bihe bigiye bigoye, ibihe by'inzara, ibihe by'imvura nyinshi, ibihe bijyanye n'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. Ese ni iki turakora kugira ngo dusengere na bari abantu bari guhura n'ibyo byose, cyane ko ku rubuga Yesu tujya dusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye? Indwara z'ibyorezo zagiye ziza tugasenga, ibibazo bikomeye bikaza tugasenga, ibigeragezo bikaza tugasenga. None ese cyane nk'abari abaturanyi bacu b'abakongomani, ni iki twakora kugira ngo tubasengere? Turifuza kugira ngo twumve, nawe ndabizi ko ujya usengera abantu, nawe ufashe gusenga kugira ngo dusengere abo bantu. Yego, Icyo twakora
ni ugufata ni ugutahiriza ku mugozi umwe yego bw'abakirisitu yego twese tugafatanya indege imwe yego tukavuga ngo tugiye gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda aho kandi tugasengera na Kongo yego tugasengera na Burundi yego tugasengera na Uganda yego tugasengera ibihugu byose byaba bituranye n'u Rwanda tukabisengera tugasengera abatarakizwa kandi ikindi tukabana n'abantu bose amahoro. urakoze rwose ni ukuri witeka imana guha umugisha. Ufite umukoro rero wo gusengera abo bose uvuze cyane ugasenga n'abantu rwose b'abakristo. urabona muri Kongo hajya habayo abakirisitu abo bose ni ukubasengera. yego natwe nko muri u Rwanda rwacu ugasenga kugira ngo icyaza gishaka kutubuza amahoro kigasubirayo mu izina rya nde. yego ngaho sengera abo bantu rero ubundi dusoze ikiganiro tugisoze. bantu bakurikirana urubuga Yesu uyu mukobwa yaraje aje kubabwira ubwo rero arashoje reka basengere ubundi dusoze ikiganiro. bantu mudukurikirana mukoze kudutega amatwi mane baha umugisha kubera ko abaduteze amatwi bari mu bavuye mu gusenga baduteze amatwi muri mu bitaramo abaduteze amatwi muri mu nzu muri kurya mane baha umugisha ababa baduteze amatwi bari mu kazi nabo imana ibaha umugisha kandi namwe mwamuduteze amatwi muri mu rugo mudafite akazi imana muri ugu mwaka ibaha akazi. murakoze cyane imana ibaha umugisha. uwo mwaka tugiye gutangira imana izabaha akazi. izabaha akazi nibyo buriya ubifurije. ngaho basengera ubundi dusoze twitahire. dushima imana mana yacu mana yo kwizerwa turagushimye turaguhimbaje tugushimiye uburinzi bwawe warinze abagaragu bawe batuteze amatwi kuri radiyo Izere Yesu. genda ubasure ubahereze umugisha kandi umugisha tubasabiye ni umugisha wo kuzakubona bakiri muri iyi si bazabona amahoro n'umugisha. urakoze Imana kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo amen. amen. murakoze bantu mukurikirana urubuga Yesu mugira amahoro ya Kristo.